iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Itumugaba n'umwami Yesu nitubaha mwenzahoranesha. Reka mbasuhuze nshuti bakunzi muteze amatwi. Imana rero ibaha umugisha. Reka mbifurize umugisha uturuka mu ijuru. Reka rero muri kano kanya mbabwire ko ari Pasiteri Ntakende Sadoki ubasuhuza ndetse ubifuriza kugubwa neza. Ariko uyu munsi ntabwo ndi jyenyine, ahubwo ndi kumwe n'umugabo umukozi w'Imana hano. Reka musabe abibwire, hanyuma kandi mu kanya kari imbere gato niwe ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Reka rero musabe abibwire. Pastor, can you please introduce yourself? Yes, thank you, Pastor Sadoki, for having me here. My name is David Rooley. Yitwa Pst David Rooley. I am a missionary in Uganda. Akaba ari umumisiyoneri hara i Bugande. I stay in Kabale. Akaba atuye Kabale. And I work with Baptist churches. Akaba akorana n'amatorero y'ababatiste. I help with teaching and starting new churches. Afasha mu kwigisha ndetse no mu gutangira amatorero mashya. And it's good to be here. Kandi ni byiza cyane kuba hano kuri uyu mugoroba. Thank you very much and you're welcome. Reka rero tudatinze kuko igihe buriya kiba kitwirukankana kidusiga, reka dusenge Imana hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Ndakurarikira kugira ngo niba uteze amatwi y'iradiyo ukundishe n'abandi kuyitega amatwi, kuko nk'uko mubizi hano tuba tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Ntabwo tuba tugiye kubasetsa cyangwa ngo tubabwire ibiryo twariye n'ibyo dushaka kuzarya cyangwa imodoka twifuza kuzagura cyangwa n'ibindi, ahubwo tuba tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Rero uyu ni umwanya mwiza mukuru w'ingenzi dukwiye guha agaciro mu buzima bwacu. Reka dusenge Imana hanyuma Pst David Rooley atugezeho ijambo ry'Imana. Imana imushyize ku mutima kuri uyu mugoroba. Imana nziza, reka tugushime kandi tuguhimbaze, tugushimire ineza yawe, tugushimire urukundo rwawe, tugushimire ko utwemereye muri uyu mwanya tukaba turi bazima kandi duhumeka. Mana ndakwinginze ngo buri muntu wese muri twe umukore ku mutima, ucishe bugufi imitima yacu kugira ngo twumve
twumvire icyo ijambo ryawe ritubwira. Utugirire neza rero, utwuzuze amagambo yawe, kandi umwuka wera bari gukorera muri twe ibyo ushaka, kugira ngo ubwoko bwawe buri hirya no hino bumve icyo ushaka, be kumva icyo Pst David cyangwa Pst Sadok dushaka. Urakoze rero kuri kumwe natwe, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Reka rero twakire Pst David atugezeho ijambo ry'Imana. Pastor, you're welcome. You can share with us what the Lord has put on your heart. Very good. I was thinking about what I wanted to speak on. Nari ndimo ntekereza ku cyo nifuza kuvugaho. And one of the things that I enjoy to do is to go through different books of the Bible. Kimwe rero mu byo nkunda gukora ni ukujya mu bitabo bitandukanye bya Bibiliya, to study them verse by verse, kugira ngo mbyige umurongo ku murongo, and to bring out the big ideas. ndetse no kurebamwo ibitekerezo binini biri muri ibyo bice. And the book that I have been going through in our church services on Sunday Igitabo rero maze iminsi ndimo kwigisha kandi ndimo no kukiga mu itorero ryacu is the book of James. ni igitabo cya Yakobo. In the book of James, where James is writing to young believers, mu gitabo cya Yakobo tubona Yakobo yandikira abizera bashya. James was the first New Testament book to be written. Yakobo nicyo gitabo cya mbere cyanditswe cyo mu isezerano rishya. So he somehow gives us a picture into what was happening in the early church. Bikaduha rero ishusho y'ibyari biri kuba mu itorero rya mbere. James is a very simple book. Yakobo ni igitabo cyoroshye. It's practical. Ni igitabo kijyanye n'ubuzima bwa buri And munsi. I think there's a lot of helpful things, there's a lot of challenging things here for us. Kandi nkizera ko harimwo ibintu dukwiye gutekerezaho n'ibintu dufasha mu buzima bwacu. We're going to be looking in chapter number 2 this evening. Turi burebe rero mu gice cya kabiri cy'igitabo cya Yakobo kuri uyu mugoroba. And I'm going to begin reading in verse number 1. Ndi butangire nsoma guhera ku murongo wa mbere. He says, "My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons." Bene data, kwizera kwanyu mwizera umwami wacu Yesu Kristo w'icyubahiro nikube uko kurobanura abantu ku butoni. For if there come unto you an assembly a man with a gold ring in goodly apparel, and there come also a poor man in vile raiment, nihagira umuntu uza mu iteraniro ryanyu yambaye impeta y'izahabu n'imyenda y'akataraboneka, akinjira n'umukene wambaye ubushwambagara, and ye have respect to him that weareth a gay clothing, and say unto him, Sit thou here in a good place, and say to the poor, Stand thou there, or sit here under my footstool. namwe mukita ku wambaye imyenda y'akataraboneka, mukamubwira muti mwicare aha heza, naho wa mukene mukamubwira muti wehoho hagarara iriya, cyangwa wicare munsi y'agatebe k'ibirenge byanjye. Are ye not partial in yourselves, and are become judges of evil thoughts? Mbese iyo mugenje mutyo nimuba mwirobanuye, mukaba abacamanza batekereza ibidakwiriye. I have to say this is a very challenging verses. Aha ndagira ngo mvuge ko iyi ari imirongo ikora ku bantu benshi. He's talking about showing favoritism to people. Aha ngaha arimwe aravuga ku kurobanura abantu ku butoni based on their appearance. ushingiye kuko bagaragara. This is a natural thing that we do. Iki ni ikintu kitubamo mu buryo bwa kavukire dukora. Who wants to be friends with the poor man? Ninde ushaka kuba inshuti n'umukene? Everyone wants to be friends with the rich man. Abantu bose twumva dushaka kuba inshuti n'umukire. He has influence. Uwo muntu aba afite muri we za mbaraga zituma abantu bashaka kumugira uruhande cyangwa kumukurikira. He has money. Afite amafaranga. He can do something for me. Abantu rero tugatekereza ngo ashobora kugira icyo ankorera. But something that I have learned, ariko icyo nize, what comes naturally to us ikiza mu buryo bwa kavukire is usually not good. Akenshi ntabwo kiba ari cyiza. Because as humans, kuko twe nk'abantu we have a problem. dufite ikibazo. Our problem is sin.
ikibazo dufite ni icyaha. We were born with a nature Twavukanye kamere that wants to please ourselves. ishaka kwishimisha twebwe ubwacu. We are born with a nature that wants us to go against God. Twavukanye kamere ishaka ko tugenda mu buryo bunyuranye n'ubwo Imana ishaka. We want to have a comfortable life. Twishakira ubuzima bwiza, We want to enjoy ourselves. dushaka kwinezeza, We want to have a good life. dushaka kugira ubuzima bwiza. And that's how most people live. Kandi uko niko abantu benshi babaho ubuzima bwabo. But is this the right thing to do? Ariko ikibazo dukwiye kwibaza ni iki? Mbese ibyo bintu ni ibintu bikwiriye gukorwa? James says that we are judging people in a wrong way. Yakobo ari kuvuga ko icyo gihe tuba ducira abantu urubanza mu buryo budakwiriye. We are judging people in a way that is not God's way. Tuba ducira abantu urubanza mu buryo butari ubw'Imana. So the question we have to ask, Ikibazo rero dukwiye kwibaza ni iki? how does God see people? Mbese Imana ibona abantu gute? Well, the first thing we know is that we are all created by God. Icyambere tubona ni uko twese abari ku isi twaremwe n'Imana. God has made us. Imana niyo yaturemye. God loves us. Imana iradukunda. He cares about us. Itwitaho. It doesn't matter who we are. Ntabwo ireba kuwo umuntu ari we. Every person has value. Buri muntu wese ni uw'igiciro imbere y'Imana. Whether the youngest child Yaba ari umwana mutoya cyane munsi y'abandi, or the oldest man, cyangwa umugabo ukuze cyane kuruta abandi. whether the richest woman Yaba ari umudamu ukize cyane, or the poorest person. cyangwa se umuntu w'umukene cyane kuruta abandi. God sees us all as equal. Imana itubona kimwe. We all have a soul Twese dufite ubugingo that will live forever. buzabaho by'iteka ryose. We all have value to God. Dufite agaciro gakomeye imbere y'Imana twese. Everyone is important. Buri muntu wese ni uw'igiciro. It's humans. Nk'abantu It's rero our sin nature twebwe icyo ni icyaha cyacu cya kavukire that divides people. kidutandukanya. It's our sin nature that hates people because of who they are. Ni kamere yacu y'icyaha ituma twanga abantu kubera bo bari bo. It's our nature that treats people with disrespect. Ni kamere yacu y'icyaha ifata abantu mu buryo bubasuzugura Because of their situation in life. kubera situation barimo mu buzima. He says in verse 5 that God has chosen the poor. Bibiliya hano iravuga ku murongo wa 5 w'iki gice ngo Imana yatoranije abakene. But not because they're poor, Ariko ntiyabatoranije ko ari abakene, but because they are rich in faith. ahubwo nuko ari abatunzi mu byo kwizera. Because they believe in God. Nuko bizera Imana. Jesus talks about this in the Gospels. Yesu avuga kuri iki kintu mu nzandiko z'ubutumwa bwiza. He talks about how the rich man, it's hard for him to be saved. Yesu yavuze ukuntu umukire cyangwa se umutunzi wa cyane bigoye ko yakwinjira mu bwami bw'ijuru, ko yakizwa. Why? Kubera iki? Because he has everything. Kubera ko afite byose. He has all the money. Afite amafaranga ashoboka yose. He has all the things. Afite ibintu byose. Why does he need God? Kubera iki yakumva ko akeneye Imana? From a human perspective, tubirebeye mu kuntu twebwe abantu tubona ibintu, he doesn't need God. rwose ubona ko adakeneye Imana. He doesn't need God for his physical needs. Ntago aba akeneye Imana ngo igire ibyimukemurira bifatika byo muri uyu mubiri. So he thinks he's okay. Hanyuma agatekereza yuko nta kibazo afite, ameze neza. I have a car. Mfite imodoka. I eat good food. Ndya ibiryo byiza. I have a nice house. Mfite inzu nziza. What do I need God for? Imana naba nkeneye y'icyo. But he's forgetting that humans are not just body. Ariko icyo gihe uwo muntu aba yirengagije ko umuntu atagizwe n'uyu mubiri gusa. We have a spirit and we have a soul.
dufite umwuka tukagira n'ubugingo. We have a part of us that will live forever. Dufite igice cyacu kitugize kizabaho by'iteka ryose. There is a part in humans that needs to communicate with God. Hari igice cyacu mu buzima gikeneye kugirana ubusabane n'Imana. And no matter how much we try, bititawe rero kuko tugerageza kose, we can never be satisfied ntidushobora kwigera tunyurwa in our spirit mu mwuka with things that are physical. tunyuzwe n'ibintu bifatika byo muri uyu mubiri. The poor people don't have physical comforts. Abakene ntabwo bafite ukugubwa neza ko mu bifatika. So they seek God. Niyo mpamvu bashaka Imana. And God doesn't always provide them with physical things. Kandi Imana buri gihe ntabwo itanga ibintu bifatika byo mu mubiri. But he does provide them with spiritual strength. Ariko Imana ibaha imbaraga zo mu buryo bw'umwuka. James says, don't despise those people. Yakobo rero aravuga ngo abo bantu ntimukabasuzugure. Because those are the ones that find a relationship with God. Kuko abo ngabo nibo bagirana ubusabane n'Imana. What's the most important? None saha twakwibaza ngo iki giciro cyane ni iki? We have to think that life is good. Dukwiye gutekereza ko ubuzima ari bwiza, but eternity is better. Ariko iherezo cyangwa iteka n'iteka ryo rikarushaho. I'm here in Kigali because my wife's parents were visiting. Ndi hano Kigali kubera yuko ababyeyi b'umudamu wanjye bari baraje kudusura. They are now on their way back to America. Ubu rero bakaba bari mu nzira basubira muri Amerika. And it was wonderful to have them with us. Byari byiza cyane kubana nabo. But it's sad to see them go. Ariko nanone birababaje kubabona bagenda. And here I live on the other side of the world. Ubu rero nkaba naravuye iwacu nkaza ku rundi ruhande rw'isi. Separated from my family. Nkatandukanwa n'umuryango wanjye. Only seeing them every couple of years. Nkababona rimwe na rimwe mu nyuma y'imyaka runaka. But is it really terrible? Ariko sibyo ntago ari ibintu bibabaje. Compared to eternity. Uramutse rero ubigereranije n'ibihe bidashira, this life is short. Ubuzima bwo muri uyu mubiri ni bugufi cyane. The sacrifices that we make, igitambo cyangwa se ibyo twigomwa, the things that we live without, ibyo twigomwa mu buzima tubaho, the things we do for God, ibintu dukorera Imana, they are the things that will last forever. Nibyo bintu bizagumaho by'iteka ryose. They are the things that are pleasing to God. Nibyo bintu binezeza Imana. This life is short. Ubu buzima ni bugufi. What will happen to your money? Niki kizaba ku mafaranga yawe? What will happen to your things? Niki kizaba ku bintu utunze? You won't have them when you die. Ntabwo uzabijyana n'upfa. God doesn't want them. Imana ntabwo ibikeneye. What will you bring to God? None se n'icyo uzajyana imbere y'Imana? He talks about this idea of favoritism. Yakobo rero avuga kuri iki kintu cyo kurobanura ku butoni. In verse 9 he says, if you have respect of persons you're committing sin. Mu murongo wa 9 aravuga ngo niba urobanura abantu ku butoni uba uri gukora icyaha. And verse 10 he says, whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Hano ku murongo wa 10 akavuga ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. The thing we need to realize is that there is no small sin. Ikintu dukwiriye kumenya neza nuko nta kaha gatoya kabaho. If I ask people, is favoritism a sin? Iyo mbajije abantu rero ni ese kurobanura ku butoni ni icyaha? Showing respect to one person over another. Umuntu umwe ukamwubaha kuruta uko wubaha undi? Most people would say no. Abantu benshi barambwira ngo reka da icyo si icyaha. It's just what we do. Bakambwira ngo ibyo nibyo dukora buri munsi. But James here is saying it is a sin. Ariko Yakobo hano ari kuvuga ko icyo ari icyaha. Because it's thinking from a human perspective and not God's. Kuko uko ni ugutekereza nk'umuntu ntabwo ariyo mitekerereze y'Imana. And if we commit one sin,
kandi dukoze icyaha kimwe we have broken God's law, tuba twishe amategeko y'Imana, we are guilty. tuba dutsindwa n'urubanza, We are deserving punishment from God. tuba dukwiriye guhanwa n'Imana. Punishment is eternal separation. Igihano rero cy'icyaha ni ugutandukanwa n'Imana by'iteka ryose. When we die, we are separated from God forever. Iyo dupfuye urwo rupfu rwa kabiri tuba dutandukanijwe n'Imana by'iteka ryose, We are punished for our sins. tukaba duhaniwe icyaha cyacu. Without the grace of God, Bitabaye imbabazi z'Imana, without the sacrifice of Jesus Christ, bitabaye kubw'igitambo cya Yesu Kristo, we have no hope of eternal life. nta byiringiro by'ubugingo buhoraho twaba dufite. But we think, oh, this sin is okay, this sin is not okay. Ariko twebwe turibeshya tukavuga ngo iki cyaha nta kibazo gifite cyane, iki ngiki nacyo ntago gikabije. We have to understand who we are. Dukwiriye gusobanukirwa neza abo turi bo. I was reading a book recently, Nari ndimo nsoma igitabo mu minsi mike ishize and it was talking about sin. cyavugaga ku cyaha. It was talking about how we are surprised Bivuga ukuntu twebwe dutungurwa when we find a pastor, iyo tubonye umupasiteri someone who's a Bible teacher, cyangwa se umuntu wigisha someone Bibiliya, who we think is close to God, uwo dutekereza ko ari hafi y'Imana, and we find that man is stealing, tukabona uwo muntu arimwo yiba, or we find that man is committing adultery, cyangwa tukabona uwo muntu asambana, or we find that that man is doing some sin, cyangwa tukabona uwo muntu ari gukora icyaha runaka, and we are shocked. noneho tugasa nk'abakubiswe n'amashanyarazi. We say, I know that man. Tukavuga ngo uriya muntu nari He's a muzi, good man. ni umuntu mwiza, How can he do that? ni gute yakora ibintu nka biriya? It can't be true. Ntago bishobora kuba byo It rwose, must be a lie. bishobora kuba bari kumubeshyera. The book said, if Igitabo we kikavuga ngo think that, turamutse dutekereje dutyo, we do not understand sin, ntabwo tuba tuzi neza icyaha, and we do not see the wickedness of our own heart. kandi ntabwo tuba tubona neza ubunyacyaha cyangwa se ububi bw'imitima yacu. Sin is a disease that we have. Icyaha ni icyorezo dufite, It is in every part of us. kiri muri buri gace kose kacu k'umubiri wacu. It controls us. Ni ikintu kitugenzura, It motivates us. kidutera gukora ibyo dukora, And there is no sin that I am not capable of committing. kandi nta cyaha na kimwe ntafite ubushobozi bwo kuba nakora. It is only by God's grace Ni kubw'ubuntu bw'Imana gusa that I am not a worse sinner. ntari umunyabyaha uruta abandi ku isi, And no person, kandi nta muntu n'umwe, spiritual or not, waba uw'umwuka cyangwa utari uw'umwuka, can get away from sin. ushobora kubaho atigeze akora icyaha. It's part of who we are. Icyo ni igice cy'ubuzima bwacu. We need to understand who we are. Dukwiriye gusobanukirwa neza abo turi bo, We need to understand that we cannot save ourselves. ndetse dukwiriye gusobanukirwa neza yuko ku bwacu tudashobora kwicungura. And this favoritism, Uku rero kurobanura ku butoni, though it seems like a small thing, nubwo kugaragara nk'aho ari ikintu gitoya mu maso y'abantu, shows that sin will always be with us. byerekana yuko icyaha buri gihe cyose kizaba muri twe. If we have received Jesus Christ as our Savior, Igihe rero twakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, He has forgiven us of our sin. yaratubabariye ibyaha byacu, He has made us clean, yaratwogeje, but the sin still remains. ariko icyaha ntugire ngo ntikikiriho. He has made us righteous by the law. Yatugize abakiranutsi imbere y'amategeko, We don't have to take the punishment of our sin, ntabwo tuzapfa mu rwego rwo kwishyura ibyaha byacu, but we still have to deal with the consequences of it today. ariko uyu munsi turacyafite urugamba rwo kurwana n'ingaruka z'icyaha. He says we need to be careful. Yakobo rero avuga ngo dukwiye kwitonda, We need to think about what we are doing. dukwiriye gutekereza ku byo dukora. He says we need to have mercy on people. Aravuga ngo dukwiriye kugirira abantu
imbabazi. We need to remember who we are. Dukwiriye kwibuka abo turi bo. When we find that people are sinning against us, Iyo rero tubonye ko abantu bari kuducumuraho, we quickly become angry. akenshi duhita turakara. How can they do those things? Tukavuga ngo ni gute bankorera ibintu nk'ibi? How can they say those things? Ni gute bamvuga ibintu nk'ibi? I'm going to say something against them. Nanjye reka mbavugeho ibintu. But we forget Ariko tukibagirwa that we do the same things. ko natwe dukora ibintu nk'ibyo. We are the same way. Natwe turi cye kimwe. And the Bible says, even in our sin, Bibiliya iravuga ngo no mu byaha byacu Christ died for us. Kristo yaradupfiriye. That's amazing. Biratangaje. Why would he die for us? Kubera iki Yesu yahisemo kudupfira? There's no reason. Nta mpamvu yari ihari. He didn't have to. Ntabwo yari ategetswe We kubikora. were his enemies. Twari abanzi be. And yet, Nyamara he died for us anyway. yaradupfiriye. In verse 14, Hano ku murongo wa 14 he says, what doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith and have not works? Can faith save him? haravuga ngo mbese bene data byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? This is where the place where James becomes controversial. Aha rero niho Yakobo asa nk'ugiye nko kwinyuramo. People say that James is trying to say we have to work for our salvation. Abantu bagerageza kuvuga ngo Yakobo hano ari kuvuga ko dukwiriye gukora kugira ngo dukizwe. Even though the Bible clearly says that it's not by our works that we are saved. Nubwo Bibiliya yo ivuga yeruye ko tudakizwa n'imirimo yacu ahubwo dukizwa no kwizera. It's by belief in Jesus Christ. Dukizwa no kwizera Yesu Kristo. But that is not what James is saying. Ariko icyo ntago ari cyo Yakobo ari kuvugaho hano. James is saying that our works are the evidence of our salvation. Yakobo ari kuvuga ko imirimo yacu ari igihamya cy'agakiza kacu. They prove who we really are. Imirimo yacu yerekana uwo turiwe nyawe. If you take a picture Uramutse ufashe ifoto of yourself yawe and I look at it, noneho nkayireba, I've never met you, nkaba ntarigeze nkubona, but I have your photo. nkaba ntarigeze mpura nawe ariko nkaba mfite ifoto yawe. You say, okay, I want to meet you. Noneho ukavuga uti ndashaka ko We'll meet twazahura at this place. tugahurira aha hantu n'aha. If I have your photo, Iyo mfite ifoto yawe I can probably find you. nshobora kuza nkakubona. I match the photo to you. Noneho ngafata ifoto nkayishyira iruhande rwawe nkareba, There you are. nkavuga nti ni wowe. It is a proof. Icyo kikaba kibaye igihamya. There needs to be an evidence that we are a Christian. Ni koko rero hakwiriye kubaho ikintu gihamya yuko turi abakristo. If a man says, I'm a soldier, Umuntu aramutse akubwira ati genda umusirikare, where is your uniform? ukamubaza uti se umwambaro wawe urihe? Oh, I'm a soldier in hiding. Akakubwira ati genda umusirikare w'ibanga. Maybe. Ahari wenda nibyo. Show me your ID. Kamubwira uti noneho nyereka ikarita yawe y'akazi. If you can't produce, then should I believe? Ubaye rero utagira ikintu na kimwe werekana kikuvuga ko uri umusirikare, ese nkwiriye kwizera ko uri umusirikare? Christians need to prove who we are. Abakristo rero dukwiriye kwerekana abo turi bo. There's lots of people who claim to be Christians, Hari abantu benshi cyane bavuga yuko ari abakristo, but their whole life proves the opposite. ariko ubuzima bwabo bukerekana yuko rwose ibyo bavuga atari cyo bari cyo, ahubwo bari ikinyuranye n'icyo bavuga. There is no evidence that they're a Christian. Nta gihamya gihari cyerekana ko ari abakristo. He says if a person is naked, if they don't have their daily food, Yakobo akomeza avuga ati niba umuntu yambaye ubusa akaba atafite ibyo arya bya buri munsi, if you see that they're going to die without assistance, ukabona rwose abo bantu bagiye gupfa badafite ubufasha, you say, okay, I will pray for you.
ukababwira uti genza nzabasengera rwose, I will pray that God will provide for you. nzabasengera Imana izabafashe izabaha icyo mukeneye. What are you doing? None se ubwo ubukoze iki? Do you really care about them? Ese koko mu by'ukuri abo bantu urabakunda ubitayeho? Now I realize people use this. Iki nabonye ko abantu Say, bagikoresha oh, if I ask for something, you have to give it to me. bakavuga bati rwose nindamuka ngusabye ikintu ubwo utegetswe kukima, And if you don't give to me, then you're not a Christian. ubwo rero nuramuka utakimaye ubwo uraba utari umukristo. No, James is talking about people that have serious needs. Yakobo hano ari kuvuga ku bantu bafite ibyo bakeneye bya nyabyo, They're going to die without assistance. bashobora gupfa baramutse batabonye ubufasha. He says, if you do not help that person, Aravuga ati nuramuka udafashije uwo muntu, there is no evidence of Christianity in your life. nta gihamya kiba cyemeza ko uri umukristo mu buzima bwawe. Verse 18, he says, if a man says, you have faith and I have works, show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. Umurongo wa 18 Yakobo aravuga ngo ahari umuntu yazavuga ati wehoho ufite kwizera, jyeweho mfite imirimo, nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Verse 19, Umurongo wa 19 thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble. wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishyitsi. Everyone believes in God, right? Buri muntu wese yizera Imana, si byo se? Well, not everyone. Ntabwo ari buri wese, But most people will say, I believe there's a God. ariko abantu hafi ya bose bakubwira bati nizera ko Imana iriho. That's good. Ibyo ni byiza. Satan believes in God. Satani nawe yizera Imana. Why wouldn't he? Kubera icyo atabikora? God created him. Imana yaramuremye, He used to live in heaven. yabaye mu ijuru, Of course he believes in God. rwose yizera ko Imana iriho. Does that mean he has eternal life? Ariko si byo bivuze yuko afite ubugingo buhoraho? Does that mean he can know God? Ese ibyo bivuze yuko ashobora kumenya Imana? Does that mean he can have salvation? Ese ibyo bivuze yuko ashobora gukizwa? I don't think so. Ntabwo ariko mbitekereza. It's not just about believing. Ntabwo ari ukwizera gusa. It's about what that belief does in your life. Ahubwo nicyo kwizera gukora mu buzima bwawe. Does your Christianity change you? Ese ubukristo bwawe bwaraguhinduye? Does it make you a new person? Ese bwaguhinduye umuntu mushya? Does it affect how you live? Ese ubukristo bwawe bugira icyo buhindura ku mibereho yawe? Are you the same person you used to be? Cyangwa uri umuntu umwe n'uwo wari we kera utari wavuga ko ukijijwe? Person says, I'm a Christian, Niba umuntu avuze ngo ndi umukristo, but he doesn't do anything for God. ariko ntagire ikintu akorera Imana, They say, oh, you should read the Bible. kavuga uti ukwiye gusoma Bibiliya yawe. Oh, I don't have time for that. Kavuga nta mwanya mfite wo gusoma Bibiliya. Oh, the Bible says you should do this and this and this and this. Bibiliya ivuga yuko ukwiye gukora iki n'iki 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 n'iki. Well, God will forgive me. Kavuga ati yewe iby'Imana izabimbabarira rwose. Where is the proof of your salvation? Ese ni ikihe cyaba gihamya iby'agakiza kawe? There is no evidence. Nta gihamya cyaba gihari. You need to think about that. Ukwiriye gutekereza kuri icyo kintu. James is calling us to question our very belief in God. Yakobo arimo kutubwira ko dukwiriye kwibaza ku kwizera kwacu dufite mu He's Mana. calling us to question the religion that we say we believe. Arimo aratubwira ko dukwiriye no kwibaza ibibazo ku bijyanye n'idini yacu tuvuga ko twizereramo. Because salvation is not about us. Kuko agakiza ntago ari ikintu kitufasheho twebwe ubwacu. It's about God's working in our life. Ahubwo
ni imana ikora mu buzima bwacu. I said at the beginning that what we do naturally is usually sin. Navuze yuko mu bisanzwe cyangwa se akenshi ibyo dukora tubikoze mu mbaraga zacu za kavukire, ibyo bintu akenshi biba ari icyaha. Because our sin nature wants to live for me. Kuko kamere yacu y'icyaha icyo ishaka nuko twabaho ubuzima bwacu twikunda, twirebaho, twiyitaho. It wants to live for my comfort. Ishaka yuko tubaho tuguwe neza. It wants to live for my enjoyment. Ishaka yuko tubaho twinezeza. But the question is, ariko ikibazo kikaba iki? what about your life is unnatural? Ese ubuzima bwawe bumeze gute mu bitari ibisanzwe byawe bya kavukire? We come back to this idea of favoritism. Turagaruka kuri iki gitekerezo cyangwa iki kintu twavuzeho cyo kurobanura ku butoni. When you show respect to the poor man, iyo weretse umukene icyubahiro cyangwa se umwubashye, and you show respect to the rich man both equally, ndetse ukubaha n'umukire mu buryo bungana, you are doing something unnatural. uba urimo gukora ikintu kidasanzwe. When you care about every person equally, iyo wita ku bantu bose mu buryo bumwe, you are doing something that is against human nature. uba uri gukora ikintu gitandukanye na kamere muntu cyangwa se n'inyoko muntu. But you are doing something that is natural to God. ariko uba uri gukora ikintu kijyanye n'imiterere y'Imana. I think that's what Christianity is. kandi ntekereza ko icyo ngicyo ari cyo ubukristo bukwiriye kuba cyo. It's a human ni umuntu giving himself to God, wiha Imana, allowing God to change him, akemerera Imana kwimuhindura, allowing God to make him a new person, akemerera Imana ko imugira umuntu mushya, allowing God to have him do things that are unnatural to humans, akemerera Imana ko imukoreramo ibintu bitari bikwiriye cyangwa bitari bisanzwe mu bantu. so God is doing his work on this earth. Imana rero ikaba iri gukora umurimo wayo ku isi binyuze muri uwo muntu. Do you think that person is going to be noticed? Ese uratekereza ko uwo muntu azagaragara mu maso y'abantu? Do you think that Christianity is going to make a difference? Ese uratekereza ko bigenze gutyo ubukristo bwazana ikinyuranyo ku isi? I think so. Niko mbitekereza. If we had Christians that didn't show respect of persons, turamutse tubaye dufite abakristo batarobanura ku butoni, if we had Christians that showed love to even their enemies, tubaye dufite abakristo bereka n'abanzi babo urukundo, if we had people who lived what the Bible teaches, tubaye dufite abakristo babaho ubuzima bwemeranywa n'icyo Bibiliya yigisha, the world would change. iyi si yahinduka. But God has to be a part of it. ariko Imana ikwiriye kuba ariyo iri mu kubikora. God has to be in your life. Imana ikwiriye kuba mu buzima bwawe. God has to be the one who is changing you and making you a new person. Imana ikwiriye kuba ariyo iri kukurema bushya ikaguhindura icyaremwe gishya. And that's the question I have for you tonight. Kandi icyo nicyo kibazo ngira ngo nkubaze kuri uyu mugoroba. Is your faith about you? Ese kwizera kwawe Or is kurakureba wowe ubwawe? Or is your faith about God? Cyangwa kwizera kwawe kurareba Imana? Is there a difference in your life that God has brought? Ese hari ikinyuranyo Imana yazanye mu buzima bwawe? Or are you living the same life that people who are not Christians live? Cyangwa uri kubaho ubuzima bumwe n'ubwo abantu badafite kwizera babamo? In this simple area of favoritism. Urebeye kuri uru rugero rw'aha ngaha rwo kurobanura ku butoni. How do you treat people? Ese ni gute ufata abantu? It's a challenge that we need to all think about. Iki ni ikintu twese dukwiriye gutekerezaho. God wants to save you. Imana ishaka kugukiza. He wants to make you a new person. Imana ishaka kuguhindura umuntu mushya.
But you need to be willing to give up your sin. ariko ukwiriye kuba ufite ubushake bwo kureka icyaha cyawe. You need to be willing to trust him as the only way of salvation. Ukwiriye kuba ushaka kumwiringira wenyine nk'inzira cyangwa uburyo bumwe bwawe bwo gukizwa. You need to ask him to give you a new life. Ukwiriye no kumusaba ngo aguhe ubugingo bushya. Thank you, Brother Sado. Rakoze cyane. Thank you very much, Pastor David. Imana rero ibaho umugisha, ngira ngo mwabyumvise, ni ikintu dukwiriye gutekerezaho cyane. Kurobanura ku butoni. Kurobanura ku butoni. Abantu benshi ndetse nshatse navuga ngo hafi ya twese, niba utarabikoze ejo wabikoze uyu munsi. Niba utabikoze uyu munsi uzabikora ejo. Niba utarabikoze icyumweru cyashize wabikoze icyakibanjirije. Kurobanura ku butoni. No mu mitima yacu abantu benshi barobanura ku butoni. Nyamara iki ni icyaha. Ni uguca imanza mu buryo Imana idashima. Kandi iki ni icyaha. Nk'uko pasiteri yabivuze, nta cyaha gito imbere y'Imana. Rero dukwiriye gutekereza muri kano kanya. Ukibaza ngo mbese ni gute mfata abantu? Ni gute ufata abaturanyi bawe? Wa wundi ufite inka n'utazifite? Ni gute ufata abantu? Wa wundi ufite iduka n'utafite n'isambu? Ni gute ufata abantu? Wa wundi wambara costume na wa wundi wambara imyenda irimo ibiraka? Ni gute ufata abantu iyo baje iwawe? Bamwe batekera icyayi, abandi ukabihorera n'amazi bakagomba kuyasaba. Ni gute ufata abantu? Ni gute ufata abantu? Mbese ntabwo waba urobanura ku butoni? Hari abo usuhuza ubahobeye, hari abo usuhuza ubapepera, hari abo utanirirwa uvugisha. Ni gute ufata abantu? Icyama Imana ikavugana n'umutima wawe. Icyama kuri uyu mugoroba ugatekereza ku ijambo ry'Imana nk'uko Yakobo yabivuze ahangaha. Ubukristo bwacu ntabwo ari ubukristo bw'amagambo bwo kuvugavuga gusa ngo nizera Imana, nizera Imana, nizera Imana. Ahubwo dukwiriye kuba ubuzima bwacu bwerekana cyangwa se buhamya yuko koko turi abakristo. Ni gute rero bwahamya ko turi abakristo? Niba Bibiliya iri kutubwira yuko kurobanura ku butoni ari icyaha, nkwiriye kwipima kuri Bibiliya kuri uyu mugoroba. Nkibaza ngo mbese aho sindobanura ku butoni? Nawe ukibaza ngo ese aho sindobanura ku butoni? Twasanga turobanura ku butoni, tukamenya yuko icyo gihe ibyo tuvuga ngo turi abakristo bihabanye nuko tubaho ubuzima bwacu. Bityo rero dukwiriye kwihana. Niba ukijijwe koko ariko ukaba warobanuraga ku butoni, ndakwinginga ca bugufi usaba Imana imbabazi, kuko icyo ni icyaha Imana yanga. Niba kandi utari wakizwa, ndakwinginga kuri uyu mugoroba ngo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kuko icyo nicyo gikwiriye kuri buri muntu wese. Nutabikora, Bibiliya ivuga yuko hari urubanza, kandi ku munsi w'urubanza umuntu wese utazaboneka ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo azajugunwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Mana nziza, reka nongere ngushime kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, kandi ijambo ryawe ni inkota ityaye, ikeba ikagera no ku musokoro, ikeba ikagera no mu mutima hirya, ahatari inyama gusa ahubwo hahandi mu bugingo. Mana rero ngushimiye ijambo ryawe rizima, rikomeye, rigeze mu matwi ya buri muntu wese. Mana twumvise ijambo ryawe, kandi Mana buri muntu wese aho ari, nzi neza yuko ijambo ryawe hari icyo ryamukozeho, cyangwa se wenda yaryirengagije. Ariko ijambo ryawe ni ukuri. Ntabwo dukwiye kurobanura ku butoni. Ntabwo dukwiye kugenda tuvuga gusa ngo twarakijijwe, ngo tugende tuvuga gusa ngo mwami mwami mwami, Yesu Yesu Yesu, ibyo gusa. Ahubwo mwami, birakwiriye yuko ubuzima bwacu buhamya koko turi abakristo. Niyo mpamvu kano kanya nje imbere yawe Mana, nkwinginga ngo jyewe ubwanjye ni ukuri umbabarire kandi unkomeze,
umpindura umukristo nyamukristo. Mwami ufashe na bene data turi kumwe hano, niba icyo ari cyo cyifuzo dufite twese, Mwami wumve gusenga kwacu, na buri muntu wese uri hirya no hino ufite icyo cyifuzo cy'uko wamubabarira, kurobanura ku butoni no kugenda adahamya ibyo kwizera kwe. Mana ndakwinginze wumve gusenga kwa buri wese, kandi uduhindure bashya, tuba abakristo nyabakristo bahesha izina ryawe icyubahiro. Urakoze ko wumva gusenga kwacu, kandi ko witeguye gukora byinshi birenze ibyo tugusabye. Twambaje byose twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese Imana ivuze, Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niba uririmba imbabazi kubire